Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Yubasuza ni Fabrice Nkorana nayo. Amakuru yacu ni munyemerere tuhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro bya leta ya Kongo na FCM23 byimuriye mu cyumweru gitaha. Leta ya Qatar yafashe umwanzuro wo kwimurira ibiganiro by'intumwa z'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 mu cyumweru gitaha bitewe nuko ifite gahunda nyinshi. Byari biteganyijwe yuko ibi biganiro bizaba muri iki cyumweru ariko hibandwa ku ngingo yo guhererekanya imfungwa hagati ya leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 no guhagarika imirwano. Umwe mu barebwa n'ibi biganiro yabwiye itangazamakuru ati ibiganiro hagati y'abahagarariye leta na M23 bizabera muri Qatar mu cyumweru gitaha, bifite intego yo kunoza uburyo bwo guhagarika imirwano no gukomeza urugendo rugana ku masezerano y'amahoro, ndetse byunganira intambwe zatewe mbere y'isinywa ry'amahame ryabaye muri Nyakanga. Nk'uko byagenze mu byiciro byabanje, uyu muyobozi yasobanuye yuko ibiganiro byo mu cyumweru gitaha bizitabirwa n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga b'ingenzi nk'indorerezi bitezweho gukomeza gushyigikira iyi gahunda y'amahoro kugeza itanze umusaruro. Abafatanyabikorwa mpuzamahanga bavugwa barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Angola ndetse na Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Impande zombi zashyize umukono ku mahame aziganisha ku masezerano y'amahoro tariki ya 19 Nyakanga 2025. Icyo gihe byari byitezwe yuko imirwano igiye guhagarara mu burasirazuba bwa Kongo, ariko yarakomeje na n'ubu ngubu bakaba bagikomeje kurwana. N'ubu ngubu imirwano ikomeje ku barwanyi ba M23 bahanganye n'ihuriro ry'imitwe y'Abazalendo rishyigikiwe na leta ya Kongo FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Wazalendo ifite intego yo kwisubiza ibice ingabo za M23 zagiye zambura ingabo za leta. Hari ubwo ingabo za Kongo nazo zinjira mu mirwano zigamije ahanini gushyigikira Wazalendo mu gihe iri kurushwa imbaraga na M23. Kuri uwa 9 Ukwakira zagabye igitero ku kiraro cya Migenje gihuza teritwari ya Masisi na Walikale zigamije gufunga inzira. Gusa umutwe wa M23 wagerageje kubarusha imbaraga, biza gutuma rero ingabo za leta bazisubiza inyuma, biza kurangira intego zabo batazigezeho yo gufunga inzira hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Duhinduye ingingo, Dogiteri Rwamasirabo Emile ni umwe mu bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu Liberation War. Yari ashinzwe gushakira abari ku rugamba ibikoresho no kubagemurira ibikoresho by'ubuvuzi, akazajya ajya gutanga umusanzu mu kubaga inkomere cyane. Yari inzobere muri byo. Ubwo yari mu kiganiro na Long from Nasani, by'umwihariko Dogiteri Rwamasirabo w'imyaka 74 yavuze yuko nubwo yari afite akazi keza mu Bufaransa atigeze yifuza na rimwe kuhaba mu gihe bene wabo bari gucura imiborogo mu bice bitandukanye by'isi. Nubwo bari babayeho nabi mu buhinzi nubwo yari abayeho nabi mu buhunzi, yize neza. Yiga muri Kaminuza y'u Rwanda imyaka 2 yiga ubuvuzi, gusa nyuma aramenyeshwa mu mwaka w'1973 ajya kwiga muri Senegal abifashijwemo na HCR. Nyuma aza gusoreza mu Bufaransa. Ati sinigeze numva nuje, nagiye nigize na kimwe numva nuje mbona bene wacu bari gucura umuborogo. Ubwo yarasoje amasomo mu mwaka w'1976 yahuye n'abantu bari bavuye muri Uganda. Icyo gihe National Resistance Movement Museveni yari amaze kugera ku butegetsi, nibwo yabwiwe ko hari itsinda ry'Abanyarwanda byafashije Museveni kujya ku butegetsi, bituma mu mwaka w'1987 ajya muri Uganda ahura n'Abanyarwanda. Yahuriye n'abasirikare bagize uruhare mu gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda, barimo Majoro Peter Bayingana ndetse na Majoro Chris Bunyenyezi ndetse n'abandi. Ati twaraganiriye, bati Dogiteri uraho, ugarutse kutwiyungaho? Nta gutinda ndababwira ati yego nje kubiyungaho. Nahise nsubira mu Bufaransa kurangiza amasezerano y'akazi kugira ngo nze maze kurangiza amasezerano nari mfite. Yamaze gusezera akazi mu Bufaransa agaruka muri Uganda. Dogiteri Rwamasirabo yahawe akazi mu bitaro bya Murunga by'umujyi wa Kampala. Icyo gihe yahembwaga amadolari 60, ariko guverinoma ya Uganda ikamumenyera ibindi bisigaye harimo nk'ibyo kurya ndetse n'ingendo ndetse n'ibindi. Umunsi umwe yahuye na Tito Rutaremara ndetse na Zeno Mutimura, by'umwihariko bari abakada mu muryango wa FPR Inkotanyi. Bamubajije niba yarigeze amenya ibyabo, ababwira yuko abizi, ndetse bamubaza niba yarinjiyemo nawe atayujuje, bamubaza niba yarinjiyemo nawe atazuyaje aremera. Bamubajije nyine niba yarujiyemo atazuyaje aremera. Dogiteri Rwasirabo Dogiteri Rwasirabo yararahiye abamuha
bamuha itsinda akoreramo batangira ubwo ngubwo. Hari mu mwaka w'1998 atangira kujya mu mashuri ya politike mu bihugu bigiye bitandukanye, ibintu bitangira ubwo ngubwo. Ati byarihuse, ni ibintu byanejeje, nari mu mashini ngenda afite imbaraga mu buryo nta muntu wagombaga kumpagarika, kuko twabaye mu buzima bugoye, twagombaga kuza kubohora Abanyarwanda. Byageze kwa mbere Ukwakira mu mwaka w'1900 ingabo za RPA Armée Patriotique Rwandaise zitangira urugamba rwo kubohora igihugu. Dogiteri Rwamasirabo avuga yuko tariki ya mbere Ukwakira mu mwaka w'1900 Abanyarwanda bari barajwe ishinga no kubohora u Rwanda, batari bazi uko bizagenda, ariko uko byagendaga kose umugambi wo kubohora igihugu bari bawufite. Ndetse uyu muhango mu bavuze uyu muhanga mu buvuzi ndetse yakomeje avuga yuko Abanyarwanda bari mu bice bigiye bitandukanye bari bafite icyizere yuko bazataha. Abantu bose bari bashishikariye kubohora u Rwanda, buri wese yiteguye kureka ibyo arimo ariko agaharanira uburenganzira bwiwe. Icyo gihe yari ari i Kampala, yamenye ko tariki by'umwihariko yageze, ariko atangira gusubira mu bitaro bya Murogo kugira ngo akoremo ndetse ategereze agaruke, by'umwihariko aba yaziye ku rugamba. Yahuye n'umuntu umwe mu bakada aramubwira ati igihe cyageze, nabwiye bagenzi banjye ko hari ikibazo cyihutirwa ngiye kwita ngenda. Icyo gihe yari umuyobozi ushinzwe ibikoresho, kugeza imiti n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi ku rugamba. Ati njye nibanze cyane mu bijyanye no kuzana ibikoresho by'ubuvuzi, nahoraga ku rugamba ubundi nkongera nkagenda. Kuwa kabiri Ukwakira umwaka w'1900 nibwo Major Fred Gisa Rwigema yishwe n'umwanzi. Dogiteri Rwasirabo abyibuka nk'ibyabaye ejo, kuko byamugezeho ingaruka zikomeye. Ati navuye amaraso mu gifu kubera iyo nkuru y'incamugongo, ntabwo nababaraga muri icyo gihe. Wabashaga kugenda amasaha 28 utabasha gutekereza. Bwari uburyo bwo guhangana n'ibibazo. Mbere yuko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ava muri Amerika kugira ngo aze kuyobora ingabo zari ziyobowe na Major General Fred Gisa Rwigema, ariko mbere yuko apfuye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahise aza. Dogiteri Rwasirabo yavuze yuko ari abantu bakomeje gukora ndetse arabavura, bakomeza kubona ubuvuzi uko bikwiye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaraje ahindura ibintu ku rugamba, imirwanire irahinduka, abantu barwanira mu matsinda mato. Ati imirimo yacu yarakomeje, ndetse amanywa nijoro abantu bose barakomeje barakutana. Nari ifite ibyo shinzwe nagombaga gukora kugira ngo by'umwihariko mbashe kuba natsinda. Najyagaho inkomere zabaga zashyizwe, by'umwihariko nkabashyira imiti nkabavura, ndetse nabazi abantu benshi mu bihuru, by'umwihariko ndi kumwe n'itsinda ry'abantu babaga. Twize byinshi n'ibijyanye no kubaga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni ibintu nagiye nkora ku rugamba rwo kubohora igihugu, Liberation War, igihe twatagizaga urugamba.